ese nawe ujya ubona amafoto acicikanye ku mbuga nkoranyambaga ameze nk'aya ngaya ukifuza uko akorwa? Uyu munsi rero nicyo kibazo ngiye kugusubiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu wakora ifoto, ugafata ifoto yawe ukayihuza n'umukinnyi runaka cyangwa se icyamamare runaka, bikamera nk'aho muri kumwe neza neza. Uyu munsi rero icyo usabwa ni ukureba ijambo kuri rindi ukora step kuri step kugira ngo utaza kubikora nabi ukavuga ngo runaka yarakubeshye ngo ntabwo uriko bikorwa. Ikintu usabwa rero ni iki? Ikintu usabwa ni telefone yawe, iyo telefone yawe ngendanwa, nta kindi kintu usabwa. Numara gufata telefone yawe igomba kuba ifite mega na connection zihagije, ubundi bwo warangiza ugakora ibi bintu ngiye kukwereka. Ngiye kukwereka ukuntu rero wafata telefone yawe ugashyiramo ifoto yawe, ukandikamo amagambo ndi kwereka ahantu urayasanga, warangiza ikintu uri bukore ni ugutegereza ifoto yawe ikaza gukorwa nawe ukabona ibyo abandi bakuruhije. Hari amafoto menshi asigaye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ku ma WhatsApp, Facebook, za TikTok n'ahandi hose, ukabona umuntu usanzwe umuzi ariko ukibaza ukuntu yageze ahantu runaka, ukibaza ukuntu yahuye n'umuntu runaka uzwi cyane ukomeye ku isi. Urugero nk'iyi foto urabona ndi kumwe na Cristiano Ronaldo twicaye. Iyi foto ntabwo nigeze mpura na Cristiano Ronaldo. Urabona n'indi hano ndi kumwe na Lionel Messi turi gusuzanya, nta hantu nigeze mpurira nawe. Icyo nakoze ni gufata telefone yanjye nkafata n'ifoto yanjye nkajya kuri website ngiye kubereka, cyangwa se waba ushoboye downloadinga app yaho, ubundi bwo ukajya gukora amafoto meza nk'aya ngaya. Ikindi kandi abantu bakora mu ma studio, abafotographe, ntabwo ari uko bambura akazi kanyu, oya, ahubwo ibintu byarakemutse. AI yakemuye ibintu rwose, ubu umuntu asigaye yikorera ifoto yibereye mu rugo. Ikintu gihe cy'ingenzi ugiye kurebaho rero, ugiye kureba ko wakoze subscribe kuri YouTube channel, ahantu umanuke ahanga muri description urahasanga link ya channel ya WhatsApp, uyifungure. Iyo link ya channel ya WhatsApp niho urasangamo prompts cyangwa se amagambo uri bwandika hano ngiye kukwereka, ubundi bwo bagahita bagukorera ifoto yawe nziza, AI igahita gukorera ifoto yawe wifuza. Ntabatindiye rero, reka dutangire. Ubwo nkwibutsa kujya muri description, wamara kujya muri description ugafungura iyo channel ya WhatsApp, wageraho ugakora follow, ukayinjiramo, ugahita ureba prompts nanditseho cyangwa se nashyizeho iri kumwe n'iyi video. Nurangiza iyo prompts ikintu wakora ni iki, cyangwa se amagambo ikintu wakora ni iki, urayakopiya. Numara kuyakopiya uhita ujya kuyapestinga ahantu ngiye kukwereka. Muri kumwe na Nshimiyimana Anselme. Reka dukomeze. Ariko nyabona mbere yuko dukomeza, reka manze nkwibutse iki kintu. Kurikirana ijambo kuri rindi utihutisha ibintu, kandi ubanze ureke video ibanze irangire kugira ngo ubone neza uko ibintu byakozwe. Nureke ikarangira nibwo urabibona neza. Naho nuyicamo hagati hakagira agastep kagucika, utandenganya ngo uvugeho njyewe runaka ngo njyewe Anselme narakubeshye, oya. Kurikira video ijambo kuri rindi uko bimeze, ubundi bwo tujyane mu munyenga w'ibyiza. Ikintu ugiye gukora rero nta kindi, ugiye gufata telefone yawe uko yaba imeze kose, ipfa kuba ifite data cyangwa se ifite mega. Nuwageze nk'ibisanzwe urazamo hano kuri Chrome, urafungura Chrome yawe winjiremo. Numara kwinjiramo utegereze, tujye hano handitse search, tujya gusacinga wandikemo ijambo, tuandikamo ijambo Gemini AI. Gemini AI. Numara kwandikamo Gemini AI, dore ngiri iryo nanditsemo Gemini AI, nawe waryandikamo muri Chrome. Nurangiza kuryandika tujya kuri iyi link ya mbere hano, kuri iyi link ya mbere handitseho Google Gemini. Banza nihuse kansubira inyuma ho gato. Google Gemini iri ngiri, kuri iyi link ya mbere yanditseho Google Gemini. Nurangiza uyikandeho, tegereze winjiremo gutya. Kubera njyewe nsanzwe nyikoresha
ntabwo biri butinde, ariko wowe hari igihe baragusaba email uyishyiremo, niba batayigusaba kandi nanone ukabona ugeze ahantu nk'ahangaha, ubwo nta kindi kiraba gisigaye, urategereza, umara gutegereza baguha ikaze, urabona ko bambwiye ngo hello Nshimiyimana. Ikintu wahita ukora ni ikihe? Wahita uza ahantu handitse akamenyetso ko guteranya, akangaka akamenyetso ko guteranya niko ugiye guhita ukoraho. Hari igihe wagakora bikanga, ubwo ntabwo biba byakarangije kurodinga, ariko iyo byarangiye ugakoraho bigakunda. None ikintu wahita ukora, urahita uza ahantu handitse upload file, kuri aka ka kabiri munsi ya kamera uhite uhakora. Umara kuhakora utegereze, uhite uza ahanditse media picker uhakore. None ikintu wahita ukora, bahita kujyana mu mafoto. Mu mafoto uragenda uhitemo ifoto yawe ushaka. Ni iyihe rero? Reka duhitemo ifoto imwe, reka wenda mpitemo iyi ngiyi, mpitemo iyi ngiyi, ndayikandaho ntegereze. Noneho ningeramo ahangaha ndahita njya muri ya groupe ya WhatsApp nakubwiye, ahandi kuri ya channel nakubwiye, nashize link aho ngaho muri description, ugende ifungure, urahita ubona ahantu nanditse prompts wakoresha usuhuzanya na Cristiano Ronaldo cyangwa se na Messi cyangwa se n'umuntu runaka wowe ushaka, ariko ahangaha hariho Cristiano Ronaldo. Uraza uhite uyikandaho cyane uyikopiye, kuko njyewe nayikopiye, ubwo bisaba kuba uzi gukopiya, nurangiza uhite uza uyipestinga hano handitse ngo ask Gemini, ukoreho gutya ugumisheho, uhite ukora paste, urabona ko hahise hajyamo ya magambo. Nurangiza uhite ukanda aka kantu kakwemerera, utegereze. Nyuma yo gutegereza, ariko si ngombwa ngo wandike ugende upostinga ya magambo nanone, ushaka wayinayandikiraho, ntabwo ari amagambo aremereye, aya ngaya ntabwo ari amagambo aremereye. Nurangiza urabona ko bese bampereza ifoto ndi gusuhuzanya na Cristiano Ronaldo. Ni ibintu byoroshye cyane. Dore ngiyi hano, reka nyirebe yose. Dore ngiyi ya foto bayifashe bayihuza na Cristiano Ronaldo turi gusuhuzanya. None ikintu kiba gisigaye ni ukwidownloadinga. Iyo umaze kwidownloadinga rero, cyangwa se kwidownloadinga ubigenza ute? Uraza ugakanda kuri ifoto ukagumishaho, ugahita uza hano handitse ngo download image, ugakoraho ugategereza ikabanza downloadinga. Iyo wakuretse ngo download again urabikora, urwo urategereza, urabona ko yatangiye kudownloadinga. Mpite nkora open ifungure, dore ngiye hano. Urabona ariko nubwo nyifunguye hano hari akantu gahise kahaza. Ako kantu gahise kahaza ni akahe rero? Hari iyi logo. Ni posting neza gutya, abantu kubera bamaze kujijuka, hari igihe bahita banshishamo ijisho bati iyi logo ni ya Gemini. Ikintu ndakora ni igiki? Ndahita nanone binsaba kuba mfite InShot cyangwa se CapCut cyangwa se indi foto ushobora gukoresha editinga amafoto, kugira ngo badagucishamo ijisho batabona iyi logo yawe. Ndahita ngiyeho mpita nyifunguriramo hehe, ndakora ku tudomo dutatu hejuru, ndangiza banyereka open with, nkoreho, noneho bampitishemo. Ahangaha ndahita mpitamo InShot kuko ngiye kweditinga, nkureho iriya logo. Ndabigenza nte rero? Urabona bayishize hehe? Muri InShot. Ariko nanone nubwo yashize muri InShot, urabona ko ya logo ikirimo. Iyi logo niyo nshaka gukuramo rero. Iyi logo ndahita nza scrollinga utu tuntu two hasi, scrolling, mpite nza ahanditse crop, kuri aka kamenyetso, aka ngaka, aka kamenyetso ndahita ngakoraho. Nimara kugakoraho, urabona bose banyereka size ifoto yanjye ifite. Nta kindi ndakora,
leta nza ahangaha kuri iyi nguni ahangaha kuko ngiye gukora aka kantu aka karogo mpite nkoraho nzamure gutya urabona logo yanjye nayirenze ubu ntabwo mpite nkora ahangaha kuri aka kavi nkora kuri aka kavi kahangaha ngara kugakoraho aka kavi kanjye mpite ngakoraho urabona logo yanjye yavuye nindangiza mpite nkora iki mpite negisipotinga hano ngara ko exportinga ifoto yanjye yabaye urabona basigaye ko ubundi bwo yarangiye kanze kureba niba koko yageze kuri telefone imeze sawa ifungura nk'ibisanzwe tangiza nze hano kuri image niba kujya kuri image terengiye hano urabona ko ifoto yanjye bayimpaye neza nta logo ihari ndi kumwe na Cristiano Ronaldo ntabwo ari ibintu birenze pe nawe wabyikorera icya mbere no kugira icyizere icya kabiri ugakurikiza step by step muri description rero ngiye kubashiramo link ya WhatsApp iyo link ya WhatsApp irakugeza muri group cyangwa se channel ya WhatsApp yanjye murangiza ukore follow numara gukora follow utinjiramo ukopiye ira prompt numara kwikopiya mu gihe wo kuyandika byakugora numara kwikopiya uhita ujya kwipestinga mahara nkuko wabonye na pastinze numara gupestinga ubundi bwo uhita ukorera ifoto yawe neza cyane uhite upostinga abantu batangira bavuge bati ese uyu muntu ko ejo namubonye yahuye na Cristiano ati tangiye kuvuga ati wa muntu ntabwo ari mugenzi wacu rwose wa muntu amaze kugafata hari abantu benshi rwose nsigaye mbwira ntindi hano mu Rwanda bati reka waragiye twakubonye uri kumwe na Cristiano Ronaldo muri gutembera muri ku mafarashi mwicaye ku dutebe muri stade muri hehe kandi byose mbikora nibereye hano mu Rwanda rwa Gasabo nanone ntibibagirwe gukora subscribe nyabona kora subscribe ujye ubona utuntu twiza nk'utungutu kandi nanone nukora follow kuri channel ya WhatsApp bizagufasha kujya ubona video zose uko zikorwa ni ibintu byinshi mbateganyirije imbere ndabakunda cyane ciao